hari umugore wakoraga mu byumba babikagamo inyama, ariko hari ahantu hanini cyane ndetse haba hakonje, bisaba yuko utatindamo kugira ngo utaba wagira ikibazo, kuko urumva naho bashyiraga inyama kugira ngo zibe zikonje twabifata nk'ari igifirigo kinini biriya byumba biba bikonje. Nuko uko rero uwo mugore yajyaga mu kazi, yanyuraga kuri porotaye agasuhuza umuzamu wabaga hari, akamubaza uko yaramutse, akamubaza amakuru ye, ndetse na nimugoroba yasoza akazi akamusezeraho akamubwira ati uramuke neza, ucunge neza akazi kawe, ukore neza akazi kawe, na hejo igitondo yagaruka nanone akamubaza uko yaramutse. Nuko iminsi baho ngaho iricuma abantu imyaka myinshi, ariko buri gihe babazanya amakuru uko bwije ndetse n'uko bukeye. Nuko umunsi umwe wa mugore aza kwinjira muri cya cyumba aho babikaga inyama, ariko urugi ruza kwifunga atabyiteguye, urufunguzo yarusize inyuma. Nuko aza kubura uko avamo, atangira kugira ikibazo, nta telefone yari afite, nta bundi buryo bwo kwitabara. Ni ukuvuga ngo kwari uguhebera uruje agategereza urupfu rwe nawe, kuko ntabwo ari gukomeza kwihanganira ubukonje bwari burimo aho ngaho, amaherezo yari gupfa. Nuko amasaha yo gutaha aragera, bandi barataha, buri wese arataha nyine, ariko hacaho nk'isaha wa muzamu aza kubona wa mugore wajyaga umunyura amusuhuza ndetse anamusezeraho ntiyaje. Nuko uwo muzamu niko kuzamuka ngo ajye kureba kuri ofisi aho wa mudamu yakoreraga, aramubura, ajya kureba ndetse n'ahantu yajyaga ajya kubika inyama aho yakoreraga yabikaga inyama, asanga hasa nk'afunze, ariko areba urungurutse mu kirahure abona wa mudamu akingiranyemo. Kuko rero wa wundi acungaga umutekano yari ari inyuma, nuko aramufungurira birakunda, wa mudamu avamo. Nuko niko kubaza umuzamu ati ariko se wamenye ute ko narindi mahangaha? Nuko umuzamu aramubwira ati mu by'ukuri rero uriya yutashye unsezeraho, uyu munsi rero nakubonye mu gitondo uza unsuhuza, ariko nategereje ko utaha ndabibura. Nuko rero mbonye amasaha yarenze y'akazi, niko kuza kureba niba nta kibazo wagize. Rero dore nsanze ko wari wanakigize. Nuko umudamu arishima cyane, bimubera isomo ndetse ni n'isomo ku bandi, kubera yuko burya akantu kose ukora, urumva gusuza umuntu byonyine byamuviriyemo kuba yatabarwa, ubuzima bwe ntibujye mu kaga, ndetse no kuba yarahaye agaciro undi muntu. Buri wese yari afite agaciro ke, icyo aba akora cyose, kuva ku waba ari hejuru ndetse n'uwaba ari hasi, buri wese mu kazi ke no kubahwa. Si no mu kazi ndetse nawe wahurira na buri wese, kuko uzagutabara ntiwamenya aho yaturuka. Kandi n'iby'isi ni gatebe gatoki, ushobora gusanga uyu munsi usuzuguye, ejo ari we waba akurenzeho. Ni isomo rero rikomeye kuri buri wese, kubera yuko ibintu birahinduka, ariko niyo bitahinduka buri wese akwiye icyubahiro, kuko amaraso tuva namwe, kandi nta kindi bidusaba kuba wavugisha umuntu neza, kuba wamusuhuza, kuba ndetse wanamusekera, byonyine ibintu bidafite ikiguzi. Burya nibyo by'agaciro, kuko ibyo tubasha kugura byo twabigura, ariko unarebye neza ibifite agaciro nta kiguzi twabibonera, kuko kibaye kibaho n'abafite ibya mirenge cyangwa n'iki nabo ubwabo babasha kuba baharuswa urupfu ntirube rwabajyana. Ariko yaba umukire yaba umukene, yaba ufite byinshi, yaba wibwira ko ashobora kuba afite isura nziza, cyangwa yaba wibwira ko akomeye, uko yaba ameze kose nawe ruramuhitana. Buri wese rero no kubahwa, kuko amaraso buri wese ava namwe ni nk'ayundi.